Yo nabimenya gute ahubwo njye nkeneye kumenya izina ryawe urinde njye Bonyoza. Nabonye dore rero ubituza ntabwo nakumenya ndashaka kumenya aho rero dore nkwereka ukuntu bimeze. urabona hari igihe umuntu aba ataziranye n'undi. Rero mwaramutse neza Latina TV show mumeze bon. Nanjye naramutse amahoro. Abatarakanda subscribe muyikande, abatarayikanda nabo muyikande rwose. Iyi sub ni iy'umumaro kuri njye kandi ndabakunda cyane, ni iby'agaciro kuri njye. Uyu munsi tugiye kuganira n'abakunzi banjye, kandi ukunze video yanjye ajya akanda subscribe yandike no muri comment. Inama zanyu turazikeneye rwose, nabikeneye cyane. Ubwo rero umva uyu munsi rwose ndabona hari umucyo uteye ubwoba. Mwiriwe neza Valentine. Karame Amakuru ni meza. hano bawicariye ahangaha baricara hano mu mahumbezi. ibi ngibi ni ibintu byahozeho kuva kera. Kera abantu barazaga bakicara bakaganira bakungurana ibitekerezo, icyo bita kumara irungu. bita kumara irungu rwose. uko buriya hari igihe iminsi ibaho ariko ukareba aho ubutine agiyemo misa gusenga, ngenda njya gushakisha amafaranga, ariko ukagera igihe ukumva agatima gakubise ku muntu wumva ushaka gukunda. ubwo ibyo ni ibiki ushatse kuvuga? ibyo ni ibiki? uzarebe buriya umuntu wese muri gahunda ye akira urukundo. ariko mbere yo kumbwira urukundo nta nubwo nakumenya. ntabwo wamenya kubera ko usanzwe unzi, ariko buriya igihe uba utahise umenya bitewe n'impamvu runaka. kuko buriya abantu bose uko babona ni umuntu umwe yari umugabo, Imana imukura mu wundi, ariko habanje umwe. urumva ko rero abantu bose ni umuntu umwe, ibyo biba bifite agaciro. icyo ni aho hantu niho ugomba guhita umenya. nshaka kumenya urumva ngo ni umuntu umwe. reka none se umuntu umwe ubyo nabimenya gute ahubwo njye nkeneye kumenya izina ryawe urinde njye Bonyoza. nabonye dore rero ubituza ntabwo nakumenya ndashaka kumenya. aho rero dore nkwereka ukuntu bimeze. urabona hari igihe umuntu aba ataziranye n'undi, ariko akajya kuri interineti ufite umukoresha wa nkoranyambaga, nkakoresha Facebook. warumva uri kurya indimi byose nkabikoresha. ariko noneho hari igihe umuntu ageraho akabwira umuntu ati wampaye akanimero kawe kuko yakubonye kuri cano aka kanimero. rero niho wambonye se? niho wakuye nomero yanjye? urumva ko wowe ntabwo niriwe nyaka kuko nabonye yanditseho. nayishyizeho n'ibyo. ndavuga ni rero buriya rwose kandi ndebye no. ubwo se wayikuye ku kihe kiganiro kugira ngo numve ko ari byo utari kuzumbeye? ngaho rero nkubise ikizamini gikomeye. hari igihe ndeba kuri cano, nareba simfata izina ry'ibyo narebye, ariko nkakunda isura y'umuntu n'ukuntu mbona ari kugaragara kuri icyo kiganiro. ko numva bitoroshye. kuko ubura mu bintu byinshi ugira akantu ureba ukagakunda. ubwo se ni nk'iyo video yanjye waba warakunze ikiganiro ko ngira ibiganiro byinshi bitandukanye. ikiganiro naba narakunze ndikunda ndi kubireba.
bikunda uri kureba nta kibazo. Urabona iyo kwa kuntu ufite umwanya urebe rero ugumye ukurikirane, nimba ugumye kunkurikirana rwose Imana ijye iguha umugisha. ariko namenye ko amakuru uri umukirisitu, menya ko rwose Morgan uyu muntu nanjye ndi umukozi w'Imana, umukirisitu, ndasenga. Yego, ndasenga rwose. Sengera muri itorero. Itorero akenshi ahantu iyo ugenda umutima wawe aho ukuyoboye ukaba ariho ujya gusengera, ibyo ngibyo rwose biba ari ibintu byiza cyane, no kuba usenga ugasenga Imana. Ariko ubusenga, ariko buri muntu wese nta muntu utagira itorero. Hari aho uba warabatirijwe ukiri umwana, wamara gukura ukajya usengera aho ushaka. Naresa ibigabo nk'ibi ngibi byaturutse kwe muri muranse usetse ibiki jya gusetsa umugore wawe gahandi rwose usetse ibiki sekeje ariko rwose erega wari uzi ko uri umuntu asekana n'umuntu yishimanye nawe. Njye ntabwo nakwishima be na gato. Oya reka nkubwire, njyewe buriya ndagusekeje ntagusetsa kandi nagira ngo unseke nkunde ngusetse ubere umwana wanjye, umuntu w'umushiri wanjye. None rero reka musekeshe irindi rimwe, nudaseka ntabyo nkeneye, leta amenya ko utabizi. Ntabyo nkeneye rwose pe, ntabyo nkeneye. ngiye gusetsa irindi rimwe kubera ko erega jya umenya ko nubwo umuntu atateretesha amafaranga, ateretesha utugambo twiza sha amagambo ntigize amfasha abe na gato twiza rwose. Oya magambo meza yareke, ahubwo sinzi ibibazo urimo wa mugabo. Ese ngareba nakubyiniye ndagucurangira, reka zino nkuzanire akandi kantu keza ngiye kuguha. Gira vuba ntuninze, ngiye mfite gahunda ngiyemo. Gira vuba uva aha ngaha, n'undi waje nk'idombokiza uza ntazi yugwa. Akuvugije ukuri. Gira vuba. Yewe buriya ngiye kukubaza ikibazo, ibibazo byiza bibiri byoroshye, niho hantu ndi wavuze kimwe vuga kimwe. Ntabwo nkeneye kukubona amaso yanjye. Ari Imana na Satani ukundana? Nkunda Imana. Naherekare nkubwira ko ngewe nubaha Imana. Ari Yesu na Satani ukundana? Ari Yesu na Satani? Nkunda Yesu. Ari Yesu n'Imana ukundana? Nkunda Imana. Ugukunda Imana? Ubwo bose baguhamagaye nuko Imana yihamagaye na Yesu akaguhamagara, Yesu wahita umubwira ati wowe nta nicyo tuvugana, ugahita wisangira Imana. Imana rega niyo duhamagara kandi tukayitaba vuba vuba. Byarangiye mbona ugenda. Ntabwo biharangira kubera ko atamwereka kabisa ukitwa kigaza wowe no usike unushaka wowe koko Mana yacu abagabo nkaya koko genda bayi murabeho ndabona musezera nabi. Genda hoshi.